Ese waba ukeka ko ushobora kuba urwaye kanseri y'amabere? Hari impinduka ubona zidasanzwe zigaragara ku mabere yawe. Muri kino kiganiro rero tugiye kukubwira ibimenyetso 8 mpuruza cyangwa se mburira byakwereka ko ushobora kuba ufite kanseri y'amabere, niba uri umugore cyangwa se uri umugabo. Burya n'abagabo barwara kanseri y'ibere nabo birashoboka. Muri kino kiganiro turebera hamwe kandi abantu bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'amabere, tunarebera hamwe uburyo imibare ihagaze y'abantu bagaragaza cyangwa se bagaragarwaho kanseri y'ibere. Muri rusange kanseri y'ibere ni zimwe muri kanseri zikunda kugaragara cyane, ndetse aho usanga buri mwaka hagaragara byibuze abantu barenga miliyoni bafite uburwayi bwa kanseri y'ibere, nk'uko bigaragazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rya OMS. Ndetse ni kanseri ishobora kwibasira ibitsina byombi, haba abagabo ndetse n'abagore, ariko umubare munini ugaragarwaho na kanseri y'ibere ni abagore. Abagabo bigaragara gake, ariko nabo burya birashoboka kuba barwara kanseri y'ibere. Kanseri y'ibere aho ibera nziza cyangwa se aho itandukana n'izindi kanseri, nuko burya ishobora kugaragara hakiri kare cyangwa se hakibura igihe kinini kugira ngo bagaragarwaho n'ibimenyetso simusiga bya kanseri y'ibere, cyangwa se kugira ngo babe bayibona. Burya ibimenyetso bito bito bigenda bigaragara ku mubiri w'umugore cyangwa se umugabo ufite kanseri y'ibere, bigatuma akeka ko arwaye kanseri akajya kwivuza hakiri kare. Iyo wivuje hakiri kare haba ari amahirwe menshi ko ushobora gutangira imiti ya kanseri igakira, cyangwa se umuvuduko ukwirakwira mu mubiri ukagabanuka ku buryo metastase yayo igenda gake, cyangwa se ushobora kubana nayo igihe kirekire nta kibazo igutwaye cyangwa se nta kindi kintu ikugezeho. Nanone burya haba hari amahirwe ko iryo bere rishobora gukurwaho, hanyuma rero ya kanseri igahagarikwa ntikwirakwire mu bindi bice iyo yagaragaye hakiri kare. Niyo mpamvu kumenya ibimenyetso mpuruza bya kanseri y'ibere, waba uri umugore cyangwa se uri umugabo, ari ingenzi kuri wowe, ndetse bizatuma urengera ubuzima bwawe, ndetse n'amahirwe yo kumenya ko ushobora kuba urwaye kanseri akiyongera kubera ko bino bimenyetso wabimenye hakiri kare, ndetse bikanatuma ushobora kurengera ubuzima bwawe hakiri kare bitewe no kuba ya kanseri y'ibere warayimenye hakiri kare. Ubundi kanseri y'ibere ibonekamo amoko atatu bitewe n'igice cy'ibere ifata. Hari kanseri ifata uduce tw'imbere mu ibere dukora amashereka cyangwa se twitwa milk ducts cyangwa se tunyuraho amashereka, yitwa ductus carcinoma. Hari kanseri nanone y'ibere ifata uduce tw'imbere two mu mashereka tuzwi nka lobule, ikitwa lobular carcinoma. Ndetse hari niba ifata ibere ryose muri rusange, ariko zose usanga zigira ibimenyetso bimwe bijya gusa. Hari ibimenyetso burya zijya guhuriraho, ari nabyo tugiye kuvuga muri kino kiganiro. Ni bande bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'ibere? Burya abantu benshi cyangwa se ari ibyiciro by'abantu bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'ibere, harimo nk'abantu bafite imyaka mikuru cyangwa se abantu bakuze cyane. Ni ukuvuga abagore barengeje imyaka byibuze 50 bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri, ariko no guhera ku myaka 40 burya wagatangiye kugenda wisuzumisha iyi kanseri. Kuba mu muryango wawe hari umuntu wigeze kurwara kanseri y'ibere bikongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'ibere, cyane cyane n'umuntu wigeze kurwara kanseri y'amabere, burya n'umuryango wawe arimo, burya bikongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'ibere. Abantu bagize ibibazo bya genetic mutations nabo bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'ibere. Abantu bafite ibyago byinshi byo kuba bafite imisemburo itari ku murongo, cyangwa se bafite imbalance mu misemburo yabo, bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'ibere. Ndetse burya n'ubuzima ubaho, abantu barya ibiryo byo mu nganda gusa, abantu badakora siporo, n'abantu banywa inzoga nyinshi cyangwa se itabi ryinshi, burya bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'ibere. Ndetse burya na zindi kanseri nka kanseri z'ibihaha, kanseri z'umwijima ndetse n'izindi. No kubera iki rero kumenya ko urwaye kanseri y'ibere hakiri kare bikongera amahirwe yo gukira cyangwa se ari byiza? Nuko burya utangira imiti hakiri kare mu gihe bimenyekanye hakiri kare ko ushobora kuba uyifite. Iyo miti ikaba ishobora kuguha amahirwe menshi yo kuba ushobora kuyikira. Ndetse byagiye bigaragazwa n'ubushakashatsi ko survival rates y'abantu batangiye imiti ya kanseri y'ibere hakiri kare iba iri hejuru cyane. Ndetse nanone iyo bazwe ry'abere rigakurwaho, amahirwe aba ari menshi ko ushobora gukira, kandi ugasanga biri less invasive. Nanone burya igihe cyo gukira kiba gito iyo watangiye imiti ya kanseri hakiri kare, ya kanseri itarakwira, imiti ya kanseri y'ibere hakiri kare, ya kanseri itarakwirakwira mu bindi bice by'umubiri. Ni ibihe bimenyetso rero bizakubwira ko ushobora kuba ufite kanseri y'ibere cyangwa se uyirwaye hakiri kare?
Hari ibimenyetso buryo bishobora kukuburira bikakubwira ko ushobora kuba ufite kanseri y'ibere, bikaba binagaragara kanseri itarakurenga cyangwa se itaranakura ngo ikwirakwire mu bindi bice. Ikimenyetso cya mbere burya gitangira ni ukumva akantu kameze nk'akabuye cyangwa se akantu kameze nk'ibuye kari imbere mu ibere, cyangwa se kari ahagana hajya kwerekera mu kwaha cyangwa se mu ibere niho kagaragara. Iyo ukanze cyangwa se uparupye ibere wumva harimo akantu kameze nk'akabuye gakomeye karimo imbere, kagenda nyine karimo imbere gakomeze nk'akabuye. Burya ku bagabo bashobora kukumva ndetse no ku bagore bashobora kukumva. Kaba kataryana, ntabwo kaba kababaza, kandi ugakanze wumva kari irregiriye shape yako cyangwa se ingano yako igenda itandukana cyangwa se itaringaniye neza. Nanone burya wumva gatandukanye n'izindi nyama zikikije mu ibere. Ikiza cya kano kantu nuko burya ushobora kukisuzuma bidasabye kujya kwa muganga, ukaba ushobora kwikandira ibere gato gato uri korakora ukumva ko ako kantu karimo imbere mu ibere. Niba rero karimo wumva harimo akantu kadasanzwe karimo mu ibere kameze nk'akabuye, burya gashobora kuba ari akantu gashobora kubyara kanseri cyangwa se ari aka kanseri. Niyo mpamvu ari nk'agasisite gasanzwe cyangwa se ari utwitwa fibroadenoma, ariko byose burya ni byiza ko wajya kwa muganga bakareba ko atari kanseri cyangwa se ari akabyimba ka kanseri gashobora kuba kari gutangira gutyo. Akenshi ushobora gusanga atari n'akabyimba ka kanseri, ariko ibyiza ni uko ushobora kubitandukanya ukamenya ngo ni agasisite gasanzwe karimo imbere mu ibere, cyangwa se ni akabyimba gashobora kuba gatangiraho ari itangiriro rya kanseri nshobora kuzarwara cyangwa se igiye kuza mu ibere ryanjye. Ukimara kumva kino kiganiro, fata ibere ryawe uriparupe, ugenda urikandakanda gake gake utibabaza. Niba karimo ako kantu kumvamo kameze nk'akabuye karimo imbere gatandukanye n'izindi nyama z'ibere urimo gukandakanda, burya byiza no kwajya kwa muganga, muganga akakurebera impamvu yako ndetse n'impamvu yabiteye, cyangwa se akagusobanurira nyine akakubwira ko ari ibintu biri normal bisanzwe cyangwa se ari ibintu bidasanzwe. Nta kibazo byaba bigutwaye, bisanze ari kanseri ishobora kuba igiye gutangira cyangwa se yatangiye, bakuvura ugatangira ubuvuzi hakiri kare. Ikintu cya kabiri cyangwa se ikimenyetso cya kabiri kigaragaza cyangwa se gishobora kugaragaza ko ushobora kuba ufite kanseri y'ibere, nuko amabere yawe uzasanga ataringaniye, atangana cyangwa se afite ubusumbane. Mu buryo busanzwe ubundi ibice by'umubiri cyane cyane nk'ibyo biri parallel nk'icy'iburyo n'icy'ibumoso, akenshi usanga bitangana cyangwa se bidafite igipimo kingana. Ariko kino gihe biba bifite ubusumbane burenze cyangwa se bugaragara ko buruta kure nyine uko byari bisanzwe. Icyo gihe rero bishobora kugaragaza ko ushobora kuba ufite kanseri y'ibere, mu gihe ubona ibere ryawe ryarabyimbye cyangwa se rinini, cyangwa se nanone rifite uburyo riri asymmetric mu buryo butareshya kandi mu buryo bigaragarira amaso yawe cyangwa se mu buryo bigaragara. Niba ubona hari impinduka zidasanzwe ku ibere ryawe, nko kuba harimo iryabyimbye cyangwa se ryaba rinini, irinini ryarushijeho kuba rito, burya nabwo ukwiye kujya kwa muganga bakareba impamvu yabyo, bakagufasha kerekana bakareba ko atari kanseri iri kubitera cyangwa se atari ubundi burwayi bw'amabere ushobora kuba ufite. Ubundi ikibyimba gishobora kubyara kanseri cyatangiye mu ibere, ritangira mu nyama z'ibere. Ibyo bikaba bishobora kugenda bizana impinduka zigaragara imbere ku maso, zigaragara inyuma ku maso, ku buryo ushobora kubona ko ibere ryawe ritangana cyangwa se amabere yawe atareshya. Kanseri ishobora gufata ibere ry'iburyo, iry'ibumoso ntirifate, cyangwa se iry'ibumoso ikarifata, iry'iburyo ntirifate. Ibyo rero byose birashoboka. Kanseri nyine ni uko nguko ikora. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa gatatu gishobora kugaragaza ko ushobora kuba ufite kanseri y'ibere, nuko uruhu rwo ku ibere ryawe ruzazana impinduka zidasanzwe cyangwa se uzabona impinduka zidasanzwe ku ibere ryawe, cyane cyane ku ruhu inyuma, ku ruhu rw'ibere. Kino gihe ubona rero uruhu rwawe rw'ibere rushobora guhinduka umutuku, rukaba discolore, ukabona nyine ko uruhu rwo ku ibere rudasa n'uruhu rwo kandi ku mubiri nyine rwabaye discolore. Ushobora kubona hari utuntu tudasanzwe twaje ku ibere ryawe, cyangwa se uruhu rwo ku ibere ryawe nyine hari impinduka zidasanzwe byagize. Hari n'igihe ubona ukabona nka kuriya nk'igishishwa cy'amaronji uburyo kiba kimeze, mu gihe mu buryo kimeze ukabona ku ruhu rwo ku ibere inyuma niko rwabaye cyangwa se niko habaye. Icyo gihe rero bishobora kugaragaza ko ushobora kuba ufite kanseri y'ibere. Bishobora kuza ku gace gato ko ku ibere, cyangwa se bikaza ku ibere ryose, cyangwa se bikaza ku mabere yombi. Ibyo byose izo mpinduka zidasanzwe bishobora kugaragara ku ibere, cyane cyane biba bigaragaza ko iyo
zishobora kuba ari kanseri yagiye ikafekita cyangwa se igafata mu gace kitwa lymphatic system, aribyo biri kuzana izo mpinduka ku ibere. Nabyo byaba byiza muganga ugiye nk'umuganga w'umujenekologe akakurebera icyo kibazo, niba atari impinduka zidasanzwe cyangwa se niba atari uburwayi bwa kanseri ushobora kuba buri gutera ibyo bibazo. Ikimenyetso cyiza ku mwanya wa kane cyakwereka ko ushobora kuba ufite kanseri y'ibere ni ukuba imoko y'ibere ishobora kuzana impinduka zidasanzwe, cyangwa se ukabona hajeho ibintu biri abnormal cyangwa se ibintu bidasanzwe nyine ariko bitari byiza. Ushobora ukabona imoko yawe isa naho yabaye inverted, cyangwa se ukabona iri kureba hasi kandi yarebaga imbere, cyangwa se ukabona nyine yibaye nk'icuritse. Ushobora ukabona imoko yawe yabyimbye cyangwa se yatukuriranye kubabaza. Ushobora no kubona yabaye nk'umuneke nyine yatukuriranye kubabaza, cyangwa se nanone iri sensitive cyane, niyo yaba itabyimbye wayikora ukumva ikubabaza cyane. Izo mpinduka zose zidasanzwe zishobora kugaragara ku moko zishobora kuba ari itangiriro rya kanseri, cyangwa zishobora kugaragaza kanseri. Ahanini ushobora no gusanga imoko yawe iri no kuvamo ibintu bimeze nk'amashyira birimo kuvamo imbere. Ibyo bishobora kugaragaza uburwayi bwa kanseri, ariko bushobora kugaragaza n'ubundi burwayi bw'amabere nabwo bukeneye umuganga cyangwa se bukeneye kuvurwa. Ikimenyetso cya gatanu twari tumaze no kuvugaho ni ikimenyetso gishobora kugaragara ku ibere, aho usanga mu ibere ryawe hashobora kuvamo ibintu bimeze nk'amashyira, ibintu by'amazi bidasanzwe bituruka mu ibere, kandi udatwite, uri n'umugabo yenda, kandi udatwite, utari hafi kujya mu mihango, utonsa, cyangwa se nanone waranacuze. Ushobora kubona ibintu bivamo bimeze nk'amashyira, ushobora kuvamo bimeze nk'amaraso, ushobora no kuvamo ibindi bintu bimeze nk'amazi ariko bijya gusa n'umuhondo. Ibyo byose burya bidasanzwe biva mu ibere ryawe bishobora kugaragaza ko ibere ryawe rifite ikibazo, ushobora kuba ari kanseri, cyane cyane iyo ibyo bintu biza biri spontane, bikomeza kuza ubudahagarara kandi bidasanzwe. Ibyo bintu rero birabunomo byose bishobora kugaragaza ko ushobora kuba ufite muri breast ducts, cyangwa se muri tuzanzira zinyuramo amashereka harimo ikibazo, gishobora no kuba ari kanseri irimo kuhatangirira. Ikimenyetso cya gatandatu cyakora ko ushobora kuba ufite kanseri y'ibere ni ukuribwa ibere, cyangwa se ibere rikakubabaza, cyangwa se imoko y'ibere ikakubabaza. Iyo ibere rikubabaza cyane bishobora kuba ari kanseri y'ibere yakuze irimwo, cyane cyane bishobora kukababaza mu gace kamwe kari specific k'ibere, bishobora kukurira mu ibere ryose, kandi ubwo bubabare ukumva ntabwo bugenda. Wanafata imiti ya painkillers isanzwe ugasanga ubwababare ntabwo bugenda, ndetse n'ububabare usanga nanone butari kuza mu gihe uri mu mihango, utari mu mihango, kandi bukaza utari no mu gihe cya ovulation, kuko hari n'abantu bajya muri ovulation amabere akababazamo gakeya, nanone n'ububabare buzana ukumva nyine hari n'izindi mpinduka, cyangwa se hari n'ibindi bimenyetso twakubwiye birimo kugenda bigaragara ku mubiri wawe bishobora kugaragaza ko ushobora kuba ufite kanseri y'ibere. Ikimenyetso gishobora kugaragaza cya karindwi gishobora kugaragaza ko ushobora kuba ufite kanseri y'ibere ni uko burya ushobora no kubyimba, cyangwa se kumva harimo akabyimba gashobora kuza nko mu kwaha, cyangwa se mu bindi bice by'umubiri, cyane cyane nk'aho twita muri lymphatic system, cyangwa se ibyo dushobora kwita amatakara, ariko akenshi iki kiza mu kwaha. Tuvuga ko ari lymph nodes zabyimbye, cyangwa se bikaba bishobora kuza mu kwaha, ku matako yawe, cyangwa se mu kandi gace, ukumva no mu kindi gice cy'umubiri cyose gishobora kubyimba kikakubabaza. Bishobora kugaragaza ko ushobora kuba ufite kanseri y'ibere, ariko kino gihe biza bigaragaza ko kanseri y'ibere ishobora kuba yarimukiye no mu bindi bice by'umubiri, cyane cyane bikaba byanagaragaje ko hari indi bimenyetso by'amabere ufite mu buryo bugaragara twagiye tuvugaho. Ikimenyetso cya munani gishobora kugaragaza ko ufite kanseri y'ibere ni ukuba hari impinduka zidasanzwe udashobora kubonera ibisobanuro zigaragara ku mabere yawe, kandi ntizigende cyangwa se ngo zikire. Kino gihe ujya kumva ibere ryawe rihirohara ryatukuranye ryabaye umutuku, cyangwa se rishyushye, ukaba ushobora kugira ububabare budasanzwe butapfa koroha nk'uko twagiye tubivuga, kandi izo mpinduka zimara ibyumweru byinshi nta kintu zihindutseho, ukabona nyine bwa burwayi bw'ibere bwakomeje kuza, kandi uko igihe kigenda gikura izo mpinduka ubona zigenda zikura nazo. Ibyo rero iyo bigenda biprogressa gake gake, ibyo nabyo burya bishobora kugaragaza ko ufite kanseri y'ibere. Iyo ari izindi mpinduka zidasanzwe, ubundi burwayi budasanzwe uba ushobora gukira, bwa burwayi bukagenda. Muri make rero nk'umugore cyangwa se igitsina gore, ni byiza ko uzi imiterere y'amabere yawe, uzi impinduka zose zishobora kugaragara ku mabere, kubera ko burya izo mpinduka nizo zishobora kugaragaza ko
ushobora kuba ufite kanseri y'ibere. Iyo utaruzi amabere yawe ntabwo wamenya ko yabaye manini cyangwa se rimwe ryasumbye irindi kuko ntiwari ubizi. Nanone burya nk'umugore igihe cyose ugiye muri douche ni byiza ko wasuzuma amabere yawe urimo mu gihe ugiye gukaraba ukumva ko nta kibazo afite, nk'uko usuzuma ibindi bice byose by'umubiri mu buryo busanzwe, kuko ntabwo ari ibintu bitwara umwanya munini, ni amasegonda 30 ukamenya ko amabere yawe ahagaze neza. Kandi burya iyo kanseri y'ibere yamenyekanye hakiri kare, amahirwe nk'uko twagiye tubivuga yo gukira, yo koroha, yo kudakwirakwira mu bindi bice aba ari menshi. Niba rero ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo cyangwa se inyunganizi, wabyandika hagenewe kujya comment. Ntabwo ibimenyetso byose tubivuze bya kanseri y'ibere, hari n'ibimenyetso bishobora kugaragara nyuma kanseri yarakurenze cyangwa se yarafashe mu bindi bice by'umubiri. Ibimenyetso tuvuze ni ibimenyetso by'itangiro, ibimenyetso itangiriraho. Niba aribwo bwa mbere ugeze no kuri channel, wakora subscribe, tukaba tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.